Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Nkwibutsa ko ikiri Beta Skills TV, sheni ya YouTube, igenda igutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ubundi bujyanama bwagufasha mu kuba wakwiyubakira amagara meza ndetse n'urugo rwawe. Mu kiganiro cy'uyu munsi, tukaba tugiye kurebera hamwe uko wahangana no kurangiza vuba mbere yo gutekereza imibonano mpuzabitsina. Ni ibintu bikunda kuba ku bantu benshi, ugasanga nimba ari kumwe n'umudamu we cyangwa umukobwa bagitegurana cyangwa akimara kugira ubushake ahise arangiza atarakora n'imibonano mpuzabitsina, cyangwa ugasanga kuri bamwe atangiye igikorwa ataramara n'umunota umwe ahise arangiza. Ese niki gishobora kuba cyagufasha mu kuba wahangana n'ibi ngibi, kuko bikunze kubabaza abadamu benshi ndetse bikaba byakuviramo no gucibwa inyuma cyangwa kubura umukunzi wawe kuko ntacyo yaba abona uzamumarira igihe mwabanye. Turarebera hamwe inama zigiye zitandukanye ushobora kuba wakwifashisha, nyuma yaho ndaza nkubwira umuti ushobora kuba wakora ukaba wahuza ibimera bigiye bitandukanye byagufasha gukemura ibi bibazo by'uko utabasha kwitwara neza muri iki gikorwa. Nguhaye ikaze nkubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu, ntuzajye ubura gukora subscribe kugira ngo n'ubundi uzajye uhita ubona video zacu, akenshi ziba zibanda ku bumenyi bw'ubuzima ndetse n'uko wafata ubuzima bwawe neza. Ubuzima bw'urugo hagati y'abashakanye bukaba bukomera iyo mu buriri bigenda neza. Niba umugore atari igishashara ndetse n'umugabo we akaba azi kurya amavuta akayamaramo ndetse akamenya kwinikiza akabishimirwa, nta kabuza n'ikosa yakoze araribabarirwa. Nyamara kandi biba biba ikibazo gikomeye iyo mu buriri amera nk'umwana ndetse yakwitwa ko agiye kubaka urugo bikaba nka ya mvugo y'ubu ngo ni ukubipa. Aha rwose uretse kuba yaba afite umugore uzi kwihangana, naho ubundi niwe usanga abunganira urugo babona aho bahera cyangwa abo twita abapfubuzi, nuko ntiyongere kugira ijambo mu rugo kubera iki kibazo cyo kurangiza vuba. Ese kurangiza vuba ni iki? Kurangiza vuba bivugwa mu gihe umugabo cyangwa umusore asohora mbere y'uko akora imibonano mpuzabitsina cyangwa se atarashira iminota ibiri ari muri iki gikorwa. Ibi ngibi biba akenshi atabishaka, bikamutera guhangayika, kwigaya ndetse bigateza ikibazo n'umwiryane mu muryango. Ese kurangiza vuba biterwa n'iki? Ubusanzwe impamvu nyamukuru ibitera ntizwi, ariko hari ibyabonetse ko bitera kurangiza vuba. Muri ibyo ngibyo tukaba twavugamo kuba atamenyereye imibonano mpuzabitsina, akaba bikoze vuba. Aha ngaha twavuga nk'imanzi, kubikorana n'umuntu mushya muba mutamenyeranye, kuba udasiramuye, kuba uhangayitse, udatuje, ubikoze nk'ubyibye. Ikindi ni uko harimo uburyo bikorwamo, hari pozisiyo zimwe na zimwe zituma umubiri urangiza vuba. Ikindi ni uko harimo kuba ubikoze utari ubiherutse. Izi akaba ari zimwe mu mpamvu zishobora kuba zibitera. Ese kurangiza vuba biravurwa? Iki ni ikibazo gikunze kwibazwa na benshi, ariko ugasanga benshi nta makuru babifitiye ndetse babuze icyo bakora, ahubwo bakarushaho kwigunga cyane. Kurangiza vuba birakira rwose kandi imiti yo kwa muganga si ngombwa, ahubwo inama uhabwa iyo uzikurikije neza birakira. Inama ya mbere hari ugutuza. Mu gihe wumvishe ko uri hafi kurangiza, rekera kwinyeganyeza, uzamure umwuka mwinshi wongera uwusohora, ubikore nka gatatu. Uhita uyobya intekerezo, utekereze ikindi kintu nk'umupira warebye, filime se, mbese use nk'uwirengagiza ibyo wari urimo. Ubundi nyuma y'akanya ukomeza igikorwa. Ikindi rero hari ugukanda umutwe w'igitsina. Mu gihe wumva ugiye kurangiza nanone uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina, musabe kubumbura amaguru cyane, nurangiza igitsina cyawe ukinigire mu matako ye. Nawe ushobora gukuramo igitsina ukagifata ugakanda ku mutwe wacyo ukoresheje igikumwe n'intoki ebyiri zigikurikira. Wakumva byasubiyeyo ukongera ugakomeza. Ikindi ushobora gukora niba uzi ko ukunda kurangiza vuba, hari ukwiyakana. Mu gikorwa igihe wumvishe ugiye kurangiza, kuramo igitsina cyawe utuze. Nihashira akanya
wongere gutyo gutyo. Ikindi hari ukwitegura bihagije. Wikorana imibonano mpuzabitsina ihubi, tuza mwitegure bihagije kandi mubikore mwese mufatanya. Niyo warangiza utarabikora ariko kuko ufite umwanya, mukomeze gufatanya mwongere ubushake. Nubikora bizagenda neza. Ikindi twavuga cy'ingenzi hari ukwisiramuza. Impamvu ni uko iyo uri gukora imibonano mpuzabitsina, kiriya gihu gitwikiriye umutwe w'igitsina cyongera ubushake. Iyo rero kivuyeho byongera umwanya umara mu gikorwa, bikaba byakurinda kurangiza vuba. Ikindi hari uguhindura pozisiyo cyangwa uburyo ubikoramo. Ubushakashatsi bwerekanye ko iyo ubikoze umugabo ari we uri hasi, bituma igihe abikoramo cyiyongera kuko kwikubanaho bigabanuka. Ikindi hari ugukoresha agakingirizo. Ubu nabwo ni uburyo bwiza kuko bigabanya kwikubanaho. Gusa ku nshuro ikurikiyeho wareka kugakoresha kuko akenshi ku nshuro ya mbere uratinda kurangiza. Nyuma yo kureba ziriya nama zigiye zitandukanye, reka turebe bimwe bishobora kuba byagufasha mu kuba wahangana na kiriya kibazo cyo kurangiza vuba. Nkwibutsa ko ibi nkubwira ari ibishobora kuba byagufasha, ahubwo atari umuti ushobora kuba wagukiza mu gihe utazi impamvu nyamukuru ishobora kuba igutera kurangiza vuba. Niyo mpamvu mbere yo gukoresha ibi ngibi uba ugomba kujya kwa muganga, bakabanza bakareba ikibazo cy'umwihariko kuko bishobora kuba biterwa n'indwara zikomeye, wowe ubibona nk'ibintu byoroheje. Kuko nanone ikindi gishobora kubitera bikaba bishobora no guturuka ku ndwara zidakira, harimo diyabeti, imivuduko y'amaraso, obesite cyangwa umubyibuho ukabije, bishobora kugutera kurangiza vuba cyangwa no kubura ubushake muri iki gikorwa. Ibintu tugiye kwifashisha ni ibintu bigera kuri 5, ariko ubikoresheje neza bishobora kuba byaguha impinduka hejuru y'iminsi 15. Gusa icyo ugomba kumenya, ntabwo iyi minsi ari ihame, ushobora kubona impinduka munsi yayo cyangwa hejuru yayo cyane, kuko ibintu by'umwimerere bitinda gutanga igisubizo cyangwa impinduka, ariko nibyo byiza cyane kuko impinduka biguhaye uba uzizeye. Twihuse rero, urafata avoka nk'ugiye kuyirya, nurangiza urayisatura. Ushobora kuzafata avoka nk'ebyiri cyangwa 3 bitewe n'ubunini bw'ibibuto zifite, nurangiza ukureho karya gahu k'inyuma kaba kayitandukanya n'umutima barya. Uzafata biriya bibuto 3, nurangiza ubikatagure, ubishyire mu isekuru ubisekure. Nyuma yaho ukaba uzafata tungurusumu, nurangiza uzitonore, uzikureho turya duhu tw'inyuma. Ushobora kuzifashisha nka tungurusumu ziri hejuru ya 7 kugera ku 10 bitewe n'uburyo tungana. Natwo udusekure, nusoza ufate wotameloni uyikatemo 2, ukuremo wa mutima barya, nurangiza usigarane cya gikuta. Iki gikuta bisaba ngombwa ko ubishyira mu gasafuriya ugacanira, ikavamo amazi kuko niyo tuza kwifashisha cyane. Aya mazi rero numara kuyabona, byibuze ukaba uzacanira nk'ibivamo litiro cyangwa nk'igikombe cy'inusu. Aya mazi nurangiza uzashyira mu kintu uri guteguriramo umuti nk'agasafuriya cyangwa isorori, nurangiza uyashyiremo wayakamuye, wongeremo bya bindi wasekuye byari birimo ibibuto bya avoka na tungurusumu. Bizaba byiza rero ibi ngibi wasekuye nubishyiramo ya mazi atarahora, ahubwo agishyushye cyane. Nurangiza ibi ngibi uzafata ifu ya gisengi, ufate ibiyiko 2, nurangiza ubishyiremo ubundi ukoroge. Ibi ngibi uzabikoroga nk'iminota igera kuri 3 cyangwa 5, nurangiza byose ubiyungurure neza, usigarane amazi gusa. Aya mazi rero akaba ari wo muti wacu, ukaba uzashyiramo ubuki. Ibi ngibi ushobora kubifata mbere y'igikorwa, ubundi wo muri gukorana igikorwa, bitewe n'uko yari asanzwe akuzi ko ubipa, nk'uko twabibonye mu mvugo z'ubu, agatangazwa n'uko ukoze iminota 15 30 kuzamura, kandi wari usanzwe udakora n'5. Ushobora kubifata rero ugiye mu gikorwa, mu cyimbo cyo gukoresha viagara, cyangwa ukabikoresha ku minsi igera kuri 21, ugatandukana n'iki kibazo. Uburyo rero uzajya uwufata mu gitondo, nta kindi kintu urashyira mu nda, unywe agakombe gatoya cyangwa 1/2 cy'igikombe cy'inusu, wongere gufata kandi ugiye kuryama.
Ndabashimiye rero mwebwe twabanye muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nkubwira ngo tuzakomeze ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha kwiyubakira ubuzima bwawe ndetse n'amagara yawe muri rusange. Nkwibutsa ngo niba utarakora subscribe bikore n'ubundi aka kanya, kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye iyi sheni yacu ya YouTube igenda ikugezaho umunsi ku munsi.